Twongeye kubaha ikaze mwese abakunzi bacu mudukunda muri mu mpande zitandukanye z'isi. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Turabashuhuje mwese abatameze neza ni mwihangane kuko Imana yacu n'urukundo. Ravuze ngo mwese rushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Rero dufite amahirwe, dufite ibyiringiro by'uko dufite umuntu uturuhura ari we Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Rero abantu mudukunda muri mu bihugu by'uduhana imbibi, bihana imbibi n'u Rwanda, abari Burundi, Tanzania, Kongo, Uganda ndetse na Kenya, Sudani y'epfo n'iya ruguru, abari muri Amerika y'epfo n'iya ruguru, abari muri Canada, Oceania, Australia, Uburayi, Ubwongereza, mbese abantu mwese muri iyo migabane n'ibyo bihugu muhabwa umugisha n'Imana. Imbere ya kamera rero tudatinze turi kumwe n'umukozi w'Imana, mumumenyereye mu buhamya, mumumenyereye atanga ubuhamya bw'inzira y'umusaraba yagiye acamo, ibintu byamukomereye cyane byo kuba imfubyi, kuba mu muhanda. Ariko uyu munsi wa none aje mu yindi sura, ubona ko yambaye neza, yambaye nk'umupasitoro, yambaye nk'umushumba kabisa. Tuguhaye ikaze mukozi w'Imana. Nanjye nabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Amen. Uyu munsi wa none rero turakubonye, turavuga tuti iminsi yose twagiye tukubona utuvuga ibintu bitandukanye, ubuhamya, utubwira ubuzima bukomeye wagiye ucamo. Abantu benshi bamwe baranagukunze, tubwira ubuzima bwo kuba mu muhanda, ugira inama abantu baba mu muhanda, ubabwira uti nimuve mu muhanda ntabwo ari heza. Ariko uyu munsi uravuga uti njyewe mfite icyanditswe kiri kunkomanga ku mutima, uti uyu munsi tugomba kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni karibu, ijambo ry'Imana riri kugufasha, ry'igitsikamutima. Uyu munsi wa none ushaka kuganiriza abantu badukurikiye ku Nzira kuri TV, ni karibu. Mbere na mbere ndabwira abakunzi bo kuri Inzira y'Ukuri TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi ndabakunda. By'umwihariko nanjye ndakwikirije mu izina ryabo kandi nanjye ndagukunda. Nawe urankunda. Yego. Ndagushimiye kubw'urukundo nkunda no kuba mwangiriye icyizere uyu munsi mukangarura kuri kamera zanyu kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Yego. Impamvu naje nambaye rino kote, ubushize mu kiganiro cy'ubuhamya natanze, umuntu yarambwiye ngo nzongere ngaruke nambaye rino kote nze kwigisha. Ndamubaza se no kubera icyo, arambwira ati wasaga neza. Naye ndamubwira ati no kubera Yesu. Yego. Hanyuma rero uyu munsi nabategura ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yohana. Mu gitabo cya Yohana ibice 11. Turaza gusoma duhere ku murongo wa 21. Wenda mwihangane kandi tumanuke dusome tugere nko kuri 31 cyangwa na 2, twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo rye. Yego. Tugiye kurebera hamwe ukuntu umuntu ashobora kubaho adashyikira umugisha ariko hari ikindi kintu kimutsikamiye, cyangwa atakira ubuzima ariko impamvu atakira ubuzima ukuntu uko hari ikintu kimuri hejuru kimuriho. Ariko nkakubwira ngo uyu mugoroba cyangwa aya masaha nukurikira neza ijambo ry'Imana, icyo kintu kirakuvaho mu izina rya Yesu. Amen. Nta kindi kintu, ni igitare bagushyizeho. Icyo gitare bagushyizeho ndakwinginze ngo uyu munsi kize kukuvaho mu izina rya Yesu. Amen. Kuko ntararisoma, igitare ni kiza kukuvaho, cyangwa impamvu navuye mu muhanda nuko hari igitare cyamvuyeho, kugira ngo uyu munsi niyo mpamvu turi kuganira ijambo ry'Imana. Yego. Hari igitare cyamvuyeho. Iki gitare iyo kiba kitaramvuyeho ntabwo uyu munsi mba nguha ubuhamya, ntabwo uyu munsi tuba tuganira ijambo ry'Imana, ahubwo mba narageze ahacecekerwa. Yego. Ariko nubwo nari ngeze muri aho ngaho byari bikomeye, Yesu nahagera, amen, ategeka igitare gihita kimvaho mu izina. Yarahageze arategeka igitare kimvaho, aho nari gupfira mpabonera ubuzima. Nawe uyu munsi nucunga neza igitare bagushyizeho, uyu munsi kirakuvaho mu izina rya Yesu. Yesu araza gutegeka igitare kikuveho. Amen. Ariko turi kumwe ndakumva cyane. Amen. Noneho wabyumvishije amarangamutima yanjye. Yego. Abantu benshi bajya bazi ko ntazi kuvuga. Ubundi nkunda kuvuga kubera ko nkunda kubwiriza mu rusengero gusa. Nakesha ariko piyo ndashaka kuzajya kubwiriza, aguhamagara ukazana kamera, wamara kuzana kamera ikibwiriza tukagifata tukagiha abakunzi bo ku Nzira y'Ukuri TV. Yego. Bakaza kubireba.
bakiyumvira ubutumwa bwiza, ngewe mbwiriza mvangamo n'ubuhamya. Yego. Ibyankundira ko nabwiriza simvangemo n'ubuhamya. Yego. Kubera ko impamvu buzamo Yesu yangiriye neza. Yego. Yangiriye neza. Reka mbanze nsome ijambo ry'Imana noneho ibindi biraza nyuma. Yego. Yego. Hanyuma tugiye gusoma igitabo cya Yohana ibice 11 duhere ku murongo wa 21 twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo rye. Yego. Bibiliya iratubwiye ngo Marita abwira Yesu ati Databuja iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Kandi nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana irabiguha. Yesu aramubwira ati musaza wawe Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Haleluya. Yesu yabwiye Marita ngo reka mbanze sobanura kuri kano kantu. Yesu yari inshuti ya Lazaro. Yego. Ariko Yesu nubwo ari inshuti ya Lazaro, Yesu yari afite misiyo yo kuvuga ubutumwa, niyo yari yamuzanye ku isi yo gucungura umuntu. Yego. Haleluya. Amen. Noneho Dawidi nawe avuze ngo inshuti zikundana ibihe byose. Yego. Wari ku muvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Sinzi impamvu kajemo. Ariko uyu Yesu yari inshuti y'umugabo bita nde? Lazaro. Yego. Ariko Yesu kubera ko yari yarazanywe na misiyo yo kuvuga ubutumwa, mvuga cyane unyihanganira ninameneka wihangana. Oya humura nta kibazo. Hanyuma uyu Yesu nubwo yaje kuvuga ubutumwa aza guhura n'uyu mugabo bita Lazaro, baza kuba inshuti zakadasohoka. Hari igihe ugira inshuti mu buzima, inshuti ikakubera intwari, inshuti ikakubera byose, inshuti ikakubera umufasha, ukabona ni nka marayika Imana yakoherereje. Yego. Ariko Imana ikuzanire marayika w'inshuti. Yego. Marayika w'inshuti. Yego. Muri kino kiganiro turimo Imana ikuzanira marayika w'inshuti. Amen. Hanyuma uyu Lazaro aza kurwara igihe kimwe, ariko arwara Yesu yaragiye mu butumwa. Haleluya. Amen. Noneho birangiye Yesu uyu nguyu yigiriye mu butumwa aho yibereye, baza kumutumaho ba Marita, bamutuma ngo mugende mubwire Yesu ko inshuti ye Lazaro ageze gute? Yarwaye. Haleluya. Bamaze kumutumaho, Yesu yavuze ijambo rimwe, yarabihoreye ntiyabasubije, yarakomeje yivugira ubutumwa ko bwari bwamuzanye mu isi. Yego. Hari igihe tugeramo tukabona inshuti zacu zirahuze cyangwa ntizitwitayeho, tukagira ngo zatwanze. Oya, si uko zatwanze, ahubwo inshuti zacu zifite akandi kazi zirimo, ariko akazi kazo nikarangira zizongera zigaruka kutureba. Izi nshuti. Haleluya. Amen. Icyo nkwifurije, ugira inshuti nziza imeze nka Yesu. Kugira inshuti imeze nka Yesu, ije ntabwo isubira inyuma, ntabwo ikangwa n'ibibazo ufite, ntabwo ikangwa n'uko wapfuye, ntabwo ikangwa n'ubuzima buba urimo, ahubwo iyi nshuti nzima ari we Kristo irategereza igakora igihe cyayo kigeze. Amen. Haleluya. Amen. Marita aramubwira ati nzi yuko kandi Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo. Haleluya. Amen. Ninjye kuzuka n'iki? N'ubugingo. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Yego. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Umuntu wese unyizera akaba anyizera naho yaba yarapfuye ntazapfa iteka ryose. Ntazapfa iteka ryose.
Haleluya. Amen. Impamvu Yesu ubundi Yesu akimara kuza, Yesu muri iyo duhera hejuru twari kubibona neza. Yesu amaze kuza, amaze kugera hano, ngo Marita yaraje aramwakira. Marita bagirana ikiganiro, bagiranye ikiganiro, aya magambo yose Yesu yarimo yaganira nande na Marita. Ariko nkubwiza ukuri ngo Marita yarafite abayuda bari mu nzu bamufasha kurira kubera ko Lazaro yaramaze iminsi yaragize gute, yarapfuye, bamuhoza bamukandagura. Ariko Yesu aje, Marita nawe aje, Marita ngo asubira inyuma ajya kureba Yesu. Ubwo ndimo ndihuta. Ajya kureba mwene se. Aramuburiye ikintu cyatumye kumureba. Yaramubwiye ati ubucize uyu mugabo yakoze ibitangaza. Aba bayuda ntibabyemera. Ubutaha yakoze ibitangaza. Bene bariya ntibabyemera. Ntibamwizera. Ntibabona imbaraga ze. Ntibabona ubutwara afite. Ariko ngwino naza kuzura Lazaro, uzaba umuhamya wo kubivuga. Haleluya. Amen. Ya 27 aramusubiza ati, ye databuja, ntiyizeye yuko ntiwizeye yuko uri Kristo, umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi? Ntiwizeye yuko ari Kristo umwana w'Imana uzaza mu isi, ukwiriye kuza mu isi? Amaze kuvuga ibyo aragenda, ahamagara mwene se Mariya wigishwa, ahamagara Mariya rwihishwa. Narisomye nabi, sorry. Ahamagara Mariya rwihishwa, aramubwira ati, umwigisha yaje, araguhamagara. Ariko Yesu ntabwo yari yatumye Mariya, Marita ntabyo yari amutumye, ariko gukora kugira ngo atange abagabo. Marita ubwiwe niwe wibwirije kujya kureba Mariya. Niwe wibwirije. Aramubwira ngo Yesu araguhamagara. Yego. Abyumvise ahaguruka vuba, aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusize. Abayuda bari kumwe nawe, bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, bamubonye uburyo ahagurutse vuba asohoka, baramukurikira, batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja, iyaba wari hano, musaza wanjye ntaba yagize gute, yapfuye. Haleluya. Amen. Nagira ngo ngo Yesu nubwo yaragarutse aje kuri misiyo. Yesu yaje kuri misiyo. Yesu yaje kuri misiyo piyo. Yesu yatazaje kuri misiyo, yari gucungura ngewe nation. Yesu amubonye ararira. Abayuda bazanye nabo barira. Bazanye nabo babonye. Bari handitse. Yesu amubonye ararira. Abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima, arawuhagarika. Arababaza ati, mbese mwamushyize he? Aha niho nashakaga. Baramusubiza bati, databuja, ngwino urebe. Yesu ararira. Biblia ntitubwira ngo Yesu yararize. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, dore ye, nimurebe uburyo
yamukundaga. Yamukundaga se. None muri ukuntu yamukundaga. Arimo aririza. Batangira kunegurana izuru banegura Yesu. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ntiyabashije kubuza n'uyu ntapfe. Uyu ko abasha kuhumura impumyi ntiyakabashije kuba yabujije Lazaro gupfa. Haleluya. Batangiye kuvuga bati uyu mugabo ko ahumura impumyi, ko yigira shyashya akigira umunyabitangaza, ntaba yabashije kugira gute kubuza na Lazaro gupfa. Nimurebe, mutegereze murebe. Haleluya. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga rishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare igitare. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu arababwira ati sinakubwiye niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Niyo narekeraho. Rekandekeraho. Haleluya. Amen. Ijambo nashakaga iri jambo navuga ngo igitare bagushizeho 2026 nako na 5 2026 kikuvuga mu izina rya Yesu. Amen. Ubundi iki gitare Yesu amaze kugaruka, Yesu yari inshuti n'umugabo bita nde Lazaro. Uyu Lazaro ari inshuti ya Yesu byakadasohoka. Ariko haza kuba ikibazo, Lazaro aza gupfa Yesu adahari. Yesu yigendeye, yagiye mu butumwa. Ariko Yesu igihe kimwe arahindukira aza kureba inshuti ye Lazaro. Bagiranye ikiganiro na Marita, aramubwira ati Marita we, uwapfuye naho yaba yarapfuye anyizera azongera agire gute abeho. Kandi umuntu uriho ntabwo yaba anyizera ntazapfa iteka ryose, ntazapfa igihe cyose. Haleluya. Amen. Marita amaze kumva ibi yumva nanone ntiyabyihererana, aravuga ati reka njye kuzana mwene mama Mariya ntanga abagabo, kubera ko yaramaze kubona inshuti ya Yesu. Kandi ikindi cya kabiri, uyu Marita yarazi ibyo Yesu yakoze, yari yakoze ibitangaza mu minsi yari itambutse, yarabirebaga n'amaso. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo mu bintu byose ukora harimo abacantege, hakaba n'abantu bagupinga. Hari abantu babona ko udashoboye, ariko hari n'abandi babona ko ushoboye. Hari ubuzima ugeramo cyangwa hari igihe ugeramo uri muri situation abantu bose bakakubona nk'umunyantege nke, bakabona ko ntacyo uvuze, bakabona ko nta gaciro ufite. Ariko igihe kimwe uzakagira mu izina rya Yesu. Marita ngo agirana ikiganiro na Yesu, barakomeza ngo Yesu agera haranarira. Twabisomye ntabwo njya kubisubiramo, ariko arangije Yesu arababwira ati mureke mbabaze, ubundi mwamushize he? Marita aramubwira ati sigaho mushiki wapfuye. Ati amaze iminsi 4 mu gituro, yarashwanyutse, yaraboze aranuka. Ariko nkubwiza ukuri, bari babanje gucika intege, bana baba bacize intege zo kwizera Yesu ko ari umukiza. Ariko rya jambo Yesu yabwiye Marita yararirinze rero kuvuga ngo wapfuye anyizera, naho yaba yarapfuye azongera agire gute abeho. Haleluya. Amen. Ndi gufashwa mu izina rya Yesu. Fashwa rwose, fashwa. Niba nabura ngo igitare bagugizeho cyo kuveho. Kabanze ni hanagore ko nk'umukozi w'Imana piyo. Ure hari igihe Yesu yica n'umuzimu. Kera tuciye mu muhanda ntago nari kwihanagura. Ariko piyo reka nkubwire. Ndewe iyo ngeze kuri no jambo. Hari ikintu nibuka kimwe. Yego. Nari ifite igitare cy'ibyaha cyari kindiho. Mfite
mfite n'igitare cy'icyangiro cyari kindiho, mfite n'igitare cy'ukuba ndi imbobo ndi ku gasozi ahantu hose nyuze bavuza induru, mfite igitare cy'uko ndi igisambo kandi ndi umwana w'Imana. Noneho ariko Yesu amaze kuhagera, arangije cya gitare cyari kindiho kinsikamiye, arangije arategeka kimvaho. Niyo mpamvu mbona ndi kuri kamera turi kuganira ijambo ry'Imana. Haleluya. Iki gitare iyo kiba kindiho ntabwo mba narabaye umugabo. Igihe kimwe twigeze kuba twari tugangitse, twagangikaga hano muri Borodire, hano muri Ruhurura Kimisagara imanuka ijya Nyabugogo. Niho twagangikaga, niho habaga harimo indake zacu tugangikamo, niho habaga hari muri ghetto, niho habaga hari shato yacu. Umunsi umwe imvura iragwa, amazi arantembana mvana hano kwa padiri ku Ntaraga, aramanukana ngeza kuri Maison de Jeunes, ndangije sinapfa. Imana isimbutse iki? Urupfu. Icyo gihe nari nacomye, imvura igwa iturutse Nyamirambo mu muvu wose, kubera rwa rumugina nkwe na za swingi nibereyemo, sinamenye igihe imvura yaziye. Ndashima Imana yankuye ku gitare cyo kunywa urumogi. Imana ishimwe. Ni ukuri pe. Piyo naracomaga, naba mpagaze nka raporo ufite urwembe ufite n'icyuma cyane. Ubwiza ukuri nta muntu wahacaga. Nari nzi kwiruka ku rwego rushoboka. Yabana netaga ngukata ngata nkunyuzaho urwembe ugahita umpereza mwana ibyo ufite. Urumva? Ntabwo washoboraga kuwaca udasiza ya ganja cyangwa udasiza y'ibirayi mwana. Ntabwo byari kuvamo. Ay'umusigito ntabwo wari kuhaca. Ariko Yesu arangije ankura icyo gitare cyose cy'ubugome nari mfite, arangije ampa umuntu, arangije aranyubaka, arangije angirira icyizere, arangije arampamagara, arangije ampa igikundiro, ankuraho ubupfapfa bwose nari mfite, ankuraho igitare cy'ubugoryi nari mfite, ankuraho igitare cy'urupfu nari cyari kindiho, arangije ampa ubuzima. Igitare yaragitegetse kimvaho. Imana ishimwe. Hanyuma Yesu arababaza ati, mwamushize? Baramujyana bamugeza ku gituro, ngo cyari isenga ry'igitare, igitare kinini. Nawe reba bagushizeho igitare. Ubundi kera niko bajyaga bashingura. Kera iyo bashinguraga umuntu bamushyiraga baguraga igitare bakamushyiramo imbere, babaga baracukuye ukuntu, nimba uzi ukuntu abasilamu bajya bashingura, bakamushyiramo bakagerekaho iki? Igitare. Kandi igitare cyabaga ari kinini. Arangije Yesu arategeka. Najya kubwira ngo uyu mugoroba Yesu ategeke. Yesu ategeka bya bindi byari bikugoye. Yesu ategeka bya bindi byakubuzaga amahoro. Yesu ategeka bya bindi byaguteraga gukora ibyaha. Yesu ategeka ya karande ituma ushaka kongera gusubira ku rumogi. Yesu ategeka ya karande ishobora gutuma usubira mu kabari warahavuye. Yesu ategeka ya karande ishobora gutuma usubira mu buraya. Yesu ategeke ya karande ishobora gutuma ushobora gusubira ku birutsi sha. Yesu nayitegeke. Yesu ayitegeke mu izina rya Yesu. Amen. Ariko Yesu we njya nkwemera, wende Yesu ni gato. Yesu ura ni umujama. Bana Yesu kintu mama mubura ngo Yesu ni umujama. Yego. Yesu akunda barara mwana. Yesu yaba adakunda barara ntago aba yarampamagaye. Yesu akunda barara, yarampamagara avuga ati mwana wanjye nkujombye ijambo ry'Imana, uzagenda uriho abantu, ubundi ibindi byose nzakuvangiramo akantu, nteremo akantu, ibintu bize kugenda neza. Amen. Yesu buriya ni inigarera. Akwa Yesu ni umukoboyi mwana. Ako pio Yesu si umukoboyi. Ariko njya nibaza ikintu kimwe. Yesu nimba ahari mu ijuru, nimba cyambara ikanzu, cyangwa nimba asigaye acyambara rugabiri. Yesu njya nibaza nimba asigaye yambara costume, ariko Yesu byanze ko yambara ipantaro y'ikoboyi. Ko Yesu ni umujama. Yesu ni rasta ubundi. Ko niwe mwami w'amahoro. Reka nkubwire impamvu ngo Yesu ni rasta. Yesu niwe musitari w'ibihe byose. Yesu ni umusitari w'ibihe byose. Uzareba abafilozofu, uzareba abahanga mu bitabo, abahanga bahehe bose barasenga, kandi ibitangaza bya Yesu barabizi. Twese n'iri jambo turimo dusoma ni imirimo Yesu yakoze. Yesu niwe musitari w'ibihe byose dukwiye kwigiraho. Amen. Yesu rero ni umusitari. Yesu akunda barara. Yatabakunda barara ntabwo aba yarampamagaye njye nashona wari bandi, njye nashona wari marine, njye nashona wari igisambo, njye nashona wafungwaga buri munsi.
nashana bacomaga iburi nangiza nkahagarara mu muhanda nkakata abantu n'inzembe nkashikuza telefone Yesu akambabarira akampa ubuzima. Yesu ni umujama. Haleluya. Yesu ni umujama pe. Yesu yamwibutse mba numva narira. Yesu yanibutse imbabazi yangiriye birandenga nkumva ngize mosiyo. Yesu Haleluya. Yesu afata ibintu byigize ibigugu kabyanashona n'ibindi bimeze nkanjye yarangiza akabikuriro de bari yarangiza akabiha ubuzima akabirindura ibitare byari bituriho yarangiza akatugira abagabo bitari bikwiye kaduha abagore beza kaduha abana beza kubera ko igitare yategetse ngo maze arangije arababwira ati igitare mwamushizeho Yesu ategeke aravuga ngo igitare mwamushizeho mukimukureho mu izina rya Yesu. Igitare bamushizeho igitare bashyize kuri Lazaro barangije bagikuraho. Nawe reka nkubwire aya masaha tugana ku musozo igitare bagushizeho Yesu ategeke mu izina rya Yesu. Igitare cyo kubura akazi Yesu ategeke. Igitare cyo kwizengurukaho Yesu ategeke. Igitare cyo kuba mu buzima bwo gupfundikanya Yesu agitegeke mu izina rya Yesu. Hategeka Yesu. Yesu nategeka birakunda. Yesu nategeka urakora ubukwe. Yesu nategeka urabona inzu. Yesu nategeka urasingira umugisha wawe. Yesu nategeka urava mu byaha. Yesu nategeka uzabona umwana, uzabona ubugingo, uzabona umwana, uzabona umuryango. Haleluya. Cyane kimbabaza ni kimwe uko ntarabona ubushobozi ngo njye guhamagara marine zose zo mu muhanda nazo zimenye ubutumwa. Ariko piyo byibuze Imana izabikora. Piyo reka nkubwire wazihanganye rimwe ukazateka umuceri n'ibishyimbo na dodo tukazana marine tukazigaburira. Imana iguhe amafaranga. Genda nabikoze ndetse ko nanze kwirwa kubishyira. Oya byibuze twarabikoze byibuze ku munsi wa bonane twaratetse rwose tugaburira abana barajya barishima baragubwa neza. Imana iguhe umugisha. Hanyuma Yesu arabwira ngo igitare mwamushyizeho mukimukureho. Igitare barangije bakimukuraho. Bamaze kukimukuraho ngo Yesu ngo araramareba hejuru. Amaze kureba hejuru ahamagara data wa twese, data mwiza, Imana data iri mu ijuru n'umwana wayo n'umwuka wera. Irangije irategeka ahamagara Lazaro wari umaze iminsi 4. Ubundi burya abahanga bavuga ko iyo umuntu amaze iminsi 4 mu gituro ahita ashwanyuka. Iminsi myinshi amara ni 3 agahita ashwanyuka. Lazaro wari warashwanyutse yaranutse. Yesu arategeka Lazaro ngo arangije areguka ari muzima. Yesu arongera arategeka arababwira ngo dore n'iriya minyururu mwamushyize ku maguru ubundi bakinguraga umuntu bamuziritse iriya migozi mwamushyizeho muyimukureho mu izina rya Yesu. Barangije nayo bayimukuraho. Hari iminyururu ituma udashyikira umugisha wawe Yesu ategeke kuveho. Hari iminyururu ituma udashyikira ibyo Kristo yagufatiye. Hari iminyururu ituma udashyikira amasezerano yawe ariko Kristo ategeke uyu mugoroba. Amen. Hari inzandiko basinye ariko Kristo nategeka barazisinyura. Ariko uribuka umunsi Hamani yari yavuze ngo Moridekayi amanikwe yasinye inzandiko yamaze kubitangaza mu Bayuda bose ariko arangije ubu ari kumanikwa. Mose yaratambagijwe. Noneho wa undi wari kumanika niwe bategetse niwe wamutambagije. Nawe inzandiko uyu munsi zisinywe. Inzandiko bagusinyira gasori zo kukwicisha uyu munsi bazisinyura bagusinyiriza ubuzima mu izina rya Yesu. Yesu abategeke. Igitare cyari kiri ku kazi kawe kiveho. Igitare cyari kiri ku rugo rwawe kiruveho. Igitare cyatuma udashyikira ibyo Kristo yagufatiye kiveho mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana. Data mwiza turagushima kuri Imana ikomeye. Turagushima gitare cy'amahanga. Turagushima kuri Imana igira neza. Turagushima Mwami Yesu. Turagushima kuri Imana ivuga bikaba. Wategeka bigakomera. Turakwinginze Mwami kugira ngo Mwami izina ryawe rize guhabwa icubahiro. Kugira ngo ubwoko bwawe Mwami bukurikirana rino jambo mu izina rya Yesu. Data mwiza ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana imitima y'ubwoko bwawe bohoke kandi ubakore ibitare byari bibariho. Murakoze kubana natwe. Ukeneye ko nguha ubuhamya bwanjye wampamagara cyangwa ukanyandikira. Icyambere mfite YouTube channel bita
Zahuka Nawe TV7 wajyaho ukabona ibibwiriza byanjye tukahura ukakurikirana n'ubuhamya bwanjye. Hari ikibazo Piyo? Nta kibazo, na nimero turaza kuzishyiraho. Imana iguhe umugisha kandi urakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen.